Turabashuje inshuti bakunzi ba The Sun Rwanda, by'umwihariko mwe mwakunze video zagiye zivuga ku bijyanye n'ubworozi bw'imbata. Tukaba tubararikira rero kuzakurikirana video izaca kuri uru rubuga mu cyumweru gitaha nyuma y'ikino cyumweru, ubwo tuzaba turi kubaganiriza tubabwira uko imbata zagiye zororoka, tunababwira ibindi byinshi bimwe na bimwe mutabashije kumenya kuri video zagiye zitambuka ku bijyanye n'ubworozi bw'imbata, ku buryo wenda niba ushobora kuba wakunda gukora umushinga w'imbata uzakuramo amakuru menshi cyane yagufasha kuba wawukora byibuza ukaba wawunoza, cyangwa se akaba ari n'ubundi bumenyi wakungukiramo. Niba mwibuka neza muribuka ko twababwiye ko twahereye ku mbata imwe, akaba ariyo ikomokaho izi zose muri kubona. Murabona ko imbata zororoka cyane, akaba ariyo mpamvu dushaka kuzabakorera ikiganiro kizababwira ku bijyanye n'ubworozi, uko iyi mbata imwe yororotse, izapfuye, izabashije gukira, ku buryo ushobora kumenya niba koko ushobora gukunda umushinga ukaba wawukora. Tukaba turi kubategurira icyegeranyo cy'uburyo byagiye bigenda mu gihe cy'umwaka ushize hatambuka video y'ubworozi bw'imbata kuri iri channel. Ntuzacikwe rero n'iyi video niba warigize ukunda ubworozi bw'imbata, cyangwa se ukaba bwibazaho ufite amakuru menshi ushaka kuzabumenyaho.